jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Hari izindi mpaka ziri hirya zifite impamvu zazo. Icyo ngicyo umunyamakuru w'umunyarwanda akwiye kubanza kukimenya byitwa gute ibyo ngiye kuvugaho, kubera ko hari n'umuhanga wavuze ngo kutita ibintu uko byitwa no kubyita uko bititwa ku kibazo cya censorship, gukabya kwigengesera. Reka ne kuvuga kwiyima ijambo cyangwa kwiniga, uwiniga we yagera naho yakumva nk'uko ugiye guhera akirekura. Bamwe bavuga bati iyo mugeze kuri jenoside ingaruka zayo n'inkuru zifite aho zihuriye nayo, murakabya kwiniga, murakabya kwiyima ijambo, murakabya kutirekura. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Murakoze cyane. Murabaza uruhare rw'itangazamakuru mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, ariko kandi mukagaruka ku nshingano z'itangazamakuru n'abanyamakuru nabo babisabwa ariko baturuka muri wa muryango. Icyambere umunyamakuru w'umunyarwanda ukorera mu Rwanda nawe uvuka muri wa muryango wakomerekeye muri ariya mateka, usangiye amateka n'uwo muryango akoreramo itangazamakuru. Icyambere ni ukubanza kumenya ayo makuru, kumenya ayo mateka ubwe, bizamufasha kumenya uko akumira amarangamutima ye mu gihe arimo gutara inkuru no mu gihe yakira amakuru, kuko uguha amakuru uzatekereza inshuro zirenze imwe ku mpamvu yavuze atyo, ku mpamvu yakubwiye atyo, ku mpamvu agaragaye atyo, agaragaje imyifatire imeze ityo, bize kugufasha kumenya ngo abantu bo ngiye kuyaha bari buyakire bati, kuko ashaka sosiyete sa presse ngira ngo no mu kiganiro mpaka n'ibitekerezo byatanzwe, ikiganiro menu umwe yahuriyemo n'abanyamakuru, icyo kintu cyagarutsweho. Hanyuma ariko umunyamakuru nanone w'umunyarwanda mu rwego rwo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa akwiye kumenya n'icyo twita amakuru officiel. Hari amakuru officiel yemejwe, tuvuge nko kubijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nuko yitwa. Iyo utayise utyo uba ugiye mu bindi bifite n'abandi babivuga ku mpamvu zabo, ariko mu buryo buri bwemewe n'amategeko. Ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Hari izindi mpaka ziri hirya zifite impamvu zazo. Icyo ngicyo umunyamakuru w'umunyarwanda akwiye kubanza kukimenya byitwa gute ibyo ngiye kuvugaho, kubera ko hari n'umuhanga wavuze ngo kutita ibintu uko byitwa no kubyita uko bititwa, icyo nacyo ni ikindi kibazo. Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde, ngira ngo ni witwa Albert Camus byanditse atyo. Hari abantu batekereza ko ari ibintu bitoya ariko ni ibintu binini mu muryango nk'uyu nguyu. Hagarutswe ku kibazo cya censorship, gukabya kwigengesera. Reka ne kuvuga kwiyima ijambo cyangwa kwiniga, uwiniga we yagera naho yakumva nk'uko ugiye guhera akirekura, kuko ari undi wakunize ni ikibazo, ariko winize hari aho wageza kame mukirekura. Ni ukwigengesera. Bamwe bavuga bati iyo mugeze kuri jenoside ingaruka zayo n'inkuru zifite aho zihuriye nayo, murakabya kwiniga, murakabya kwiyima ijambo, murakabya kutirekura. Ariko nanone tukongera tukibuka, tunibutsa abanyamakuru buri gihe iyo tubiganiraho, tukongera tukibuka ko ni jenoside nyine, ni jenoside, si ikindi cyaha, ni jenoside. Nuko umunyamakuru akwiye kubanza kuyimenya, yakozwe ite, yigishijwe ite, yagenze ite, ingaruka zayo ni izihe. Ese nyuma yayo ubundi muri za ntera zinyuranye itegurwamo, umuntu turimo kuganira aho ntiyaba ari muri cya cyiciro cyo guhakana no gupfobya. Niyo ntera abantu ntibakwiye kugarukira gusa kuri jenoside nuko yagenze, nuko yateguwe, nuko yashyizwe mu bikorwa, ahubwo niyirya ntera ya nyuma yo kuvuga ngo hakurikiraho kuyihakana,
hakurikiraho kuyipfobya. Ibyo umunyamakuru ayo makuru akwiye kuba yafite. Ishobora gupfobywa n'ababigizemo uruhare, ishobora gupfobywa n'abafite izindi nyungu kuko zigiye zishamikiyeho, niba ari mu gihugu gitekerezwa ko cyagize uruhare muri iyo process yo kwigisha no kwangiza imitima y'abanyarwanda. Ntwibwire ko uwo muntu azayikubwira nk'uko waba uyivuga nk'umunyarwanda yabaye uhari cyangwa se udahari ariko nk'umunyarwanda. Ibyo byose umunyamakuru iyo context akwiriye kuba ayumva. Hagarutswe no kubaza abanyamakuru ariko se mwebwe ntabyo mubona by'imikorere y'itangazamakuru muri iki gihe bishobora kubangamira ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Agira ngo icyo ni impaka zihoraho, ni impaka cyane cyane ku banyamakuru. Ahanini ubona nta bibazo birimo bidasanzwe. Icyambere abanyamakuru biyumva nk'abagize umuryango umwe w'itangazamakuru, nta dutsiko, nta matsinda, nta kuryana gushingiye kuri ayo mateka n'igihanda umuntu yaba atekerezwamo. Ibyo nta bihari kandi n'abanyamakuru bagiye babyivugira. Hanyuma ariko ikindi kigaragaramo kinateye impungenge ni imyitwarire muri social media, mu mbuga nkoranyambaga, muri ubu buryo bw'isakazamakuru. Aho niho nanone abanyamakuru dukwiriye kongera gushungura mu bitekerezo twakira. Mbere na mbere reka tubanze twakira kugira ngo tubihe inzira bikomeze bisakare muri benshi, ariko tukanashungura. Ni nazo mpaka ziriho noneho, tukavuga ngo ni ryari mba ndi umunyamakuru, ni ryari mba ntari umunyamakuru mu gihe ndimo gutanga ibitekerezo mu ruhame. Izo ni impaka ziriho, ni impaka abantu benshi barimo kuvuga. Umunyamakuru ufite aba followers bamukurikira akwiye guhora yitwararitse ko ari umunyamakuru. Akwiriye no mu mbuga nkoranyambaga kumenya ko bantu bakuzi nk'umunyamakuru wivuga ngo ibi byo nabivuze nkanjye, none ngo ujye kubusana n'ibyo abantu bari basanzwe bazi ukora kandi ubemeza ko wemera. None ugeze hariya ubaye undi, bikugendekeye bite? Aha rero ni ikibazo cya etike, ariko ni n'ikibazo ntekereza ko abantu bazakomeza kuganiraho, kuko izo mpaka zigiye zihari. Si hano gusa, ngira ngo n'ahandi hose usanga hari impaka zishingiye ku kumenya ngo si umunyamakuru yemerewe kugaragaza uruhande abogamiyeho mu bijyanye n'impaka mu bitekerezo runaka, cyangwa we gusa yakira ibitekerezo akareba uburyo abitunganya nk'umunyamwuga akabisubiza abakurikira inkuru. Leta irasabwa iki? Ejo ntibishobora kuzabaho ko babahaye umupira ngo mukine mwenyine bakabata mu kibuga. Ntago mubibona muri iyo nzira? Ku bijyanye n'iki? Mu kubaka ubumwe n'ubudahangarwa by'abanyarwanda. Ejo ntibashobora kubabwira mukora ibi ariko bajya gukenera amakuru ajyanye nabyo nk'umunyamakuru, kugira ngo accessinge y'amakuru bikaba ikibazo. Cyangwa ibyo ubona kuri tele ugasanga bibusanye n'ibyo leta itangaza, rimwe na rimwe wajya gusobanuza kuki bimeze gutya, nabyo ugasanga hajemo ko leta burya ni abantu benshi, ntabwo ari umuntu umwe. Umuntu umwe ashobora kubusanya n'ibyo leta muri rusange yavuze. Dukwiye kumenya ngo uyu muntu abivuze nka we cyangwa ni polisi ya leta, ni umurongo ngenderwaho wa leta. Nibyo koko leta ishobora kuvuga iti ubumwe ubudaheranwa, hanyuma wajya kuri tele ukabona ibibusanye, wenda n'ababusanya nabyo bashobora kuba ari abantu ku giti cyabo. Ngira ngo ni zimwe mu ngero abantu bagiye bagarukaho, ati no mu bukwe wumva abantu bishongora ngo jyewe sinahinga ntungereze isuka mu bukwe, ibintu nk'ibyo. Batizo ni ingero ntoya ariko zishobora gukura, bishobora gutangira ari ukwishongora, bishobora gutangira ari imyumvire, ariko bikabangamira ubumwe bw'abanyarwanda, bikabangamira. Hari n'abavuze ngo hari na terminology zimwe zikoreshwa bamwe bakaziyumvamo kuruta abandi. Ibyo byose niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi biba byabaye, niyo mpamvu kandi ntekereza ko na leta burya ihamagaye abantu ikababaza ngo nimutubwire, mwumva abantu bavuga ngo iyi methodology ni nziza. Ntekereza ko ikigamijwe ni ukugira ngo leta nyine bayibwire. Twebwe tuba mu biro turanabasanga, kandi iyo twabasanze hirya iyo ngiyo dusanga abaturage batwakira nk'abayobozi, ariko mwebwe nk'abanyamakuru
nimutubwire mwumva abantu bavuga iki, mwumva abantu bavuga ko hakosorwa iki, mwumva abantu bavuga ko ibi dukora bigeze ku kihe gipimo mu by'ukuri, ese ni ibihe bishobora kuba bikiri imbogamizi. Ntekereza ko iyi metodoloji ari nziza, n'ibitekerezo bigenda bitangwa kandi bavuze ko bahuye n'amatsinda anyuranye muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa kandi barakomeje, bazumva hanyuma bashungure bumve ahakwiye gushyirwa imbaraga, bishimire ahatewe intambwe ifatika. Ariko ntekereza ko leta ntiyaza kubaza amatsinda anyuranye harimo n'itangazamakuru ngo nimutubwire ibyo abaturage mwumva bavuga ko bibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa, kugira ngo ikigamijwe no kugira ngo bakosore. Simbabona rero nk'abagiye kubyakira ngo bajye kubibika, sinanababona nk'abagiye kubyakira ngo hanyuma bazakore ibibusanye nabyo. No, ntekereza ko ndabaha trust, ndabaha icyizere cy'uko bateze amatwi kugira ngo babwirwe nabo bajye gukosora. Bazabikosora mu buryo bwabo, bashobora guca mu itorero, bajyana abantu mu itorero ry'igihugu, bishobora guca mu biganiro bihuje amatsinda agiye anyuranye, bishobora no guca no mu zindi channels zinyuranye, ariko by'umwihariko barasaba n'itangazamakuru kubafasha. Iyi ngingo ni ingingo ikwiye censorship cyangwa ntibikwiye? Uravuga ingingo yo kuvuga ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'amateka yayo, umunyamakuru umunyamakuru uzajya uyigeraho agiye kuyikora inkuru ajye yumva ko ari ingingo akwiye kwigengesera? Yego, ni ingingo umunyamakuru akwiye kwigengeseraho, kubera ko sosiyete turimo irakomeretse, iracyafite ibikomere. Kandi buriya kuvuga ku mateka, ubundi amateka mu buryo rusange abantu bayaganiraho mu buryo bubohotse cyane kurushaho iyo abayagizemo uruhare batagihari. Icyo gihe rwose abantu baba bashobora kugutebya, baba bashobora ndetse no kujora, baba bashobora no kuvuga bati ariko ahangaha ubanza, ariko iyo les acteurs principaux bagihari kandi bavuga, kwigengesera gukwiye kuba kunini, kubera ko aya mateka ya jenoside mu byibuke ari abahunze barabigizemo uruhare cyangwa batarabigizemo uruhare barahari, nabo baravuga, bafite versions zabo nabo bakwirakwiza. Ari les victimes, les bourreaux et les victimes bombi barahari uyu munsi wa none. Les victimes ariko batarabishwe, abakomoka ku bishwe barahari, abakomoka ku bishe barahari, abishwe nibo badahari, ariko abicanyi abagize uruhare muri jenoside bo barahari. Bamwe bashobora kuvuga, abandi bashobora guceceka, wenda bakikomanga ku mutima bati twarahemutse cyangwa ntibikomange. Niyo mpamvu kwigengesera k'umunyamakuru ntabwo uyu munsi navuga ngo kuvuyeho ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kuracyariho ku bw'izo mpamvu. Arasabwa kwigengesera cyane, arasabwa gushishoza cyane, arasabwa gushungura, arasabwa ko ibyo atumvise bibaye byiza yaba byihoreye. Ntutekereza ko hari abashobora guhitamo kutabivuga kuko bumva ashaka sa strategie? Umuntu wese ashobora kugira strategie ze. Hari ushobora kuvuga ati muzi n'ibindi, ati yewe ibi bintu sinzigera mbivugaho. No kubyita ibintu ubwabyo ni ikibazo. Ati sinzigera mvuga ku nkuru zijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uwo ni umunyamakuru. Ariko nkibaza ngo kiretse niba zamara amezi 3 ikigo akorera cyarafunze, none se ko tugira iminsi 100 yo kwibuka, azamara amezi 3 adakora? Cyo ni kabiri. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda igihe cyayo cyo kuyivugaho gusa ari mu kwezi kwa 4 kuva ku itariki zizwi kuzagenda ukagera mu kwa 7. Erega burya na liberation harimo guhagarika jenoside. Erega iyo turi mu kwezi k'ubumwe no iyo bavuze Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, ntaho uzacikira ko jenoside izavuga. Abo muturanye, abo mwigana, nta aho utuye, nose hazaboneka imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uri umunyamakuru uvuge ngo iyi nkuru, iyi si inkuru. Inkuru ziri related na jenoside ni nyinshi teromake utavuga ngo jewe mu buzima bwanjye sinzigera nyivugaho. Ntekereza ko washaka ibindi ujya gukora,
ariko kuvuga ngo uri umunyamakuru wafata icyemezo cy'uko utazigera uyivugaho, icya mbere hari n'uwavuga ati uwo muntu umeze atyo ahubwo afite ingengabitekerezo mbi, singiye vuga ko ari iya jenoside mbi, afite ikibazo cy'imyumvire. Hari uwabitekereza atyo, hari n'uwabifata akavuga ati izi nkuru ubwo zigoye, ubwo ziruhije, byaba byiza najya ntara izindi nkivugira ibidukikije, nkivugira siporo. Umuntu waduhuguye mu itangazamakuru muri 1995 mu kwezi kwa mbere yajyaga atera urwenya c'était un Camerounais, akavuga ngo nubona inkuru ikugoye uzavuge ngo écoutez-moi je préfère faire la météo, tingira ngo nuvuga ko imvura iri bugwe cyangwa ntiyigwe ntawe uzagutera amabuye, atari ko nujya mu nkuru za politike bizakurushya. Ariko on ne fera pas tous la météo, il y aura des journalistes pour la politique, le socio-politique, le socio-économique. Ibyo byose duhura nabyo aho wacikira. Nushaka kuza muri ritangazamakuru arizo ngamba yumva yafata, twamubwira ngo reba ibindi ukora. Urimo nawe avuga ati nzazihunga, twamubwira ngo wibeshye mu muryango. Murakoze. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare